kuryama no kubyuka imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye ko dufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2025 kuwa mbere iragira iti yatumye ubaho ntukayiture ibibi. Yatumye ubaho ntukayiture ibibi. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, reka turirimbane indirimbo ya 48 indirimbo z'agakiza igira iti nahawe ubugingo buhoraho.
haleluya bene data. Muririmbyi aravuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima, arangira avuga ngo n'umuriro w'ijuru urimo, ngo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Igitero cya gatatu kiranezeza cyane, kiravuga ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru ushobora kwera imbuto ashaka. Arangira avuga ngo ubugingo bwiza nahisemo n'ubu gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku Mukristo wese w'ukuri. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 16, duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 6. Haravuga ngo i Yerusalemu hagereranywa n'umugore wabaye maraya. Ijambo ry'Uwiteka ryongeraho kuzaho riti, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira byaho, uvuga uti uku niko umwami Uwiteka abwira Abisirayeli ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe n'akavukire yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani, so yari Umwamori, nawe nyoko yari Umuhetikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye, kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi umunsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tumaze gusoma amagambo y'Imana hano bene data, mu bihe by'ingorane, amage, intambara, umuntu wese aba akeneye abamuba hafi kandi bakamuhumuriza, bakamwereka urukundo ko bari kumwe nawe. Nyamara hari igihe kibaho umuntu agatereranwa, akitwa amazina ati awa reka bimubeho, n'ubundi niwe ubwiteza. Iyi nkuru igaragaza ko i Yerusalemu hagereranywa n'umugore wabaye maraya, ko inkomoko ye ise yari Umwamori na nyina akaba Umuhetikazi. Inkomoko ye ntiyari isobanutse, ngo umunsi yavutseho umukungwe we ntawigeze awusharira, ngo ntibamujabuye no mu mazi, ntibamukarabije mu mazi babonere, ngo ntiyigeze asigwa n'akamuri cyangwa amavuta, habe no kumushyira mu byahi by'impija, ngo ntawigeze amurebana amaso y'impuhwe ngo amukoreho amugirire impuhwe cyangwa se ibambe, ngo yatawe ku gasozi kuko yagawaga. Nuko Imana imunyuzeho yigaragura mu ivata rye, iramubwira iti nubwo uri mu ivata ryawe ndakubwira nti ubaho. Arangije abaho, ariko nyuma Imana ayitura gukora ibyangwa n'amaso yayo. Dufitanye imanza n'Imana kuko yadusanze twigaragura mu byaha, mu bibazo, mu ntambara. Hanyuma tumaze kubona tubivuyemo, turibagirwa, dutangira kuyitura gukora ibyaha. Ntabwo bikwiye. Ni ngombwa bene data ko tuzirikana aho Imana yadukuye, tukarushaho kujya tuyubaha aho turi hose mu kazi, twibuka ko yadukuye mu bushomeri, tukicisha bugufi kandi tugakomeza kuyitunganira, ntitumere nk'uyu mugore wayituye kuyigomekaho agakora ibyangwa n'amaso yayo. Ndifuza ko nawe wibuka aho Imana yagukuye, hanyuma wongere ugaruke, ibyo wagiyemo ubivemo, ahubwo wongere ugarukira Imana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Amena. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu, twibutse aho wadukuye, twibutsa ibyo twigaraguragamo, ibyaha, ubusinzi, ubusambanyi, ukuntu twari turihijwe. Mwami Yesu, twatandukiriye tukibagirwa, utubabarire. Turagarutse, nawe utugarukire. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose.
ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe none iteka ryose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe Bishop Apollinaire Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifuje intangiriro nziza y'icyumweru n'akazi keza aho muherereye. Shalom shalom shalom.